Apotre Yongwe tumusengere afungurwe ariko nava no muri gereza icyamiri akazareba iki kiganiro cyangwa muzakimushare ngene mumubona azave muri hari ahantu aziko gusenga atari biguzi twatangiye ubuntu tugomba gutangira ubundi twaherewe ubuntu tugomba gutangira ubuntu oya disimani zamuvuza ngo Imana imukureyo yumve ko agomba gusengera abantu bature kuko biri ngombwa ko batura ariko adashyizeho ibiciro ako ni cyo giciro cyo kugera imbere y'Imana igiciro no kwizera amaherezo muzagera nabavuga ko ari igiciro cy'urupfu turuguri ibyo ntibibaho imbere y'Imana muntu yigererayo nagusengera pe hari ndabizi neza ko hari n'ibyo Imana yambwira wowe itabikubwiye yewe ndabizi neza ko hari abantu dufite mu sengero bitwa abinginzi nanjye mbamo kwinginga Imana igisubiza amasengesho y'abantu ariko isubije amasengesho twebwe dutera haleluya tugashimira Imana yumvishe kwinginga kwacu no gutaka bya bigunira bavuga twabyambaye ibyago bya mugenzi wawe kuko nawe byakubaho nibitakuba bizaba no kuri mwene wanyu kandi bizakubabaza nibikubaho mbere yuko utangira kwibaza ngo runaka kuki ibintu byamubayeho banza wibaze ngo nge se nge bimbanje byamerera gute ahubwo jewe buriya reka nkubwire buriya social media Yongwe n'abandi bantu benshi nibo bantu bazi gushyushya social media irungura igashira yashatse umuntu usetsa abantu akamera nk'umukomedi yashaka akavuga ubutumwa yashaka agira confidence akatwereka ko ibintu tubirema bikaremeka afite ni umunyempano kuko ari amavuta arayasizwa arayafite nta n'uwapfa kubishobora nigeze nabwira abantu ndababwira ngo buriya kuri soko ntidukwiye gutekereza ko turimo tuvomba umuntu ibyo byose uzirungu twagize ayidigiri mini digiri kuvuga ngo nimba avuga ngo ibintu kubahoka ni none hagukira ni none atandukanye n'urujya kubwira abantu ngo inkambi Nyabugogo kuko nibura bari kubasubizamo ibyo byiringiro gukira ni none kubahoka ni none Imana nka Ezekiel afite abantu yahanuriye birasohora yego rwose Ezekiel ni umukozi w'Imana niyo waba agize gute atamwumva ariko ntibimukuraho ko umukozi w'Imana ku buryo umuntu yamwifuriza ikibi nta nubwo utari umukozi w'Imana ntabwo ugomba kwifuriza ikibi noneho ikindi afata umukozi w'Imana nka Revera Justin wimikishijwe amavuta y'Imana arangije atangaza ku mugaragaro abwira umugore we ngo wa mugore we witegure ngo ugiye kuba wenyine uyu muhanuzi ari kubivugira kuri social media y'Rwanda nk'ubu ngubu agize nk'umwako hakaba hari umuntu gusa ni ibindi byinshi yagiye ahanura hari abantu bita bakazikoraho none se ibintu yahanuye bindi byebye nibyo nabashije yigeze ahanura ko Nyabugogo ugiye kuba inkambi ngo ugiye kuba impunzi mu izina rya Yesu bivuze ngo intambara mu gihugu irahari Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV tubahaye ikaze inshuti bakunze b'Irembo Ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga hari abari mu Rwanda hari n'abari mu mahanga mwese turabahaye ikaze turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi turi kumwe n'umuhanuzi umukozi w'Imana yitwa Shadiye izina ry'abantu bakiri batoya mu myaka yacu byo ntago bari begereye ubuhanuzi twa Shadiye wari ugabwe nubwo ariko nitwa nuko narabyisanzemo yisanzemo unyita gutyo ndabyakira reka Shadiye ubundi tumenyereye abahanuzi ba Godereva ba Tasiyana ba Meraniya yego bafite amazina abantu banakuza ahubwo none umuhanuzi nka Shadiye ariko turaguha ikaze karagaciyemo ariko wowe udukurikiye kano kanya ubabaye ufite ibibazo by'uburyo butandukanye turagira ngo tukubwire ngo wakire ihumure kandi ry'impande zose turagira ngo dushyireho itangazo ku bibazo bikuriho tubibwire ko birangiye icyari kikugoye icyari kiguciye intege cyari kikwihebesheje icyari kikubwiye ko ibintu bidashoboka icyo cyo n'igicecekere ku ruhande hari amajwi ducecekesheje avuga ibyawe kandi n'amajwi yari yose arimo guca intege
tuyambuye ububasha. Muri iki kiganiro n'ubundi turakomeza twambura ububasha amagambo yose avuga ku muntu wari we wese atayagezemo uruhare cyangwa se Imana itayasunitse, yose turaza kuyananeza muri kiganiro imboni y'umuhanuzi. Reka rero twakire Shadia, umukozi w'Imana, atangira twibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Maria Emi. Emerita. Ayo niyo mazina bwite wa Maria Emi. Eme gusa. Ubundi nitwaga wa Maria Marie Emi, rimwe ndaryamburwa ryitwa Marie. Riri mu buhamya bwanjye, Marie nararyambuwe. Nitwaga wa Maria Marie Emi. Ariko ubu nitwa Maria Emi. Kuki wambuwe izina? Shadia rero naryo ni ubundi buhamya. Buri izina ryose ryanjye rigira ubuhamya. Ni ukuvuga Shadia ubundi abari wa muntu usenga apfukamye akubitaga hanga yubamye niko babyita. Ubwo buryo nabwo bushatse n'Imana. Iryo dini naryo naritojwemo shahadu, niyo mpamvu. Ese burya mureke tubanze twiragiza Imana Satani atatwiba umugono. Nagari utwiba umugono ahubwo sinarizi ko washatse Imana kera. Amatsiko arakwisha. Aragishe pe, aragishe. Hari indirimbo ngira ivuga ngo abayo yabamenye kera. Kandi yabamenye kera cyane. Hagati aho salamu alaykum. Wa alaykum salam. Yego ndakuvuga ngo ari kumusigiti kubera kutabibeye. Si icyarabuse, hari amagambo nayicyarabu. Ya dushyira imbere y'Imana hanyuma dukomeze. Uri data wa twese, uri Yehova, uri Uwiteka, Imana nyiri ububasha nyiri ubushobozi, ufite amazina menshi buri wese akuvuga akurikije uko abyiyumvamo. Iyo anezerewe arakuramya, yaba babaye akakuramya kuko uri Imana yera, ubera hose icyarimwe, si yose ni yawe. Turagushimira ko abanye natwe uraturinda, ubasha kuturengera abantu bataturengeye, uratwimana kandi data utanga ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Nje kuri Irembo Ryera TV ndakwinginze ngo usuke umwuka wera ku buzima bwanjye, umpa amagambo y'ubwenge n'ubuhanga, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, sengera abantu bose bagiye gukurikira ikiganiro, ubaha umugisha wawe, abatameze neza ubahumurize, mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Ya turaguhaye ikaze, ugomeze ugubwe neza rero. Amina cyane, murakoze. Ya numvise wari unafite amateka menshi, uragira uti nari ifite irya Maria ngira n'irya Shadia. Buriya gihe mfite ubuhamya bugiye butandukanye, etape kuri etape. Yewe nitwa Maria Emi, ni ryo muri Kiliziya Gatolika, nabatijwe ku Gahanga ndi umwana mutoya. Maria yavuye kuri nyogokuru akundaga Bikira Maria, akajya akunda kuvuga ko ndi Maria kugira ngo nyituwa Maria. Bagiye gufata amazina banyita uwa Maria Marie Emi, kuko ntago bari buvuge ngo wa Maria Maria Emi. Nuko nagiraga amazina nitwaga Maria Marie Emi. Mu gihe nashakaga umugabo rero, mu buryo bwa Starago yagiye gufabrika irangamuntu, agenda avuga wa Maria Emi. Arangije yibagirwamo Mariri baratakaye. Kandi urumva umwimerere wanjye ni wa Maria Marie Emi. Mu mirerere yanjye rero ya gipfubyi ya Kirushyi, mafame yagiye andera, nababwiye ko nabaye Shadia mfite imyaka 8, hagati y'imyaka 8 n'imyaka 9, kugera ku mwaka wa 10 nari Shadia. Yego nuko byaje kugenda. Uza kuva mu Shadia wa 11 na 12, Shadia nari nararihakanye ku mugaragaro. Ariko kubera ko ari ryo ryagiye rikura mu butoya burya izina nirikujije, cyane ko hano ariho natinze, niryo ryakuze riragenda rirokama rirazamuka. Nubwo nagira gute ntago napfa kuryikura ngo bikunde. Ntago ryakunda. Kibazo. Ariko izina umumaro waryo nyine wa mugani nirikujije, kandi izina nirigutandukanya n'abandi kugira ngo umuntu amenye ngo uri hariya ni Shadia, uri hariya ni Ange, uri gutya amazina n'umumaro wayo. Oya reka dushime Imana kugitu iduhindurira amazina. Ariko ufite izina ahubwo ugasanga iryo zina riri gukura umwuka wa karande cyangwa riri gukura umwuka imibabaro. Ariko hari ukuri Imana iguhindurira izina. Imana ijya guhindurira Aburahamu izina yitwaga Aburahamu. Imana ijya guhindura izina rya Sara yitwaga Sarayi. Imana ijya guhindura izina rya Yakobo ikamwita Isiraheli, hari impamvu. Nanjye Imana yampinduriye izina, afite irindi zina ry'ubuhanuzi. Byo ni irihe rero? Debora. Ko Imana itakwise ngo inkuba, hari n'abantu numvise ngo inkuba
abana Debora narihawe mu rusengero rumwe rwaha muri Kigali hari igihe twari turi ku musozi witwa Kanyarira muri 2018 hari n'abantu bari kuri YouTube ndumva babiri bagize umugisha kuza kuri YouTube twari turi kumwe muri ayo masengesho iryo zina narihawe n'umugabo uba mu Gasyata Imana imuhaye amagambo ambwira kandi byinshi byarasohoye ndamubwira ngo nguhindure izina uzitwa Debora njya kuri searchinga Debora muri Bibiliya ngo ndebe ngo Debora ni muntu kinasanze Debora kaza ahubwo uburyo Debora kaze mu siko giye mbibona ariko buriya nashima Imana bihisemo ko ariko ni Debora rakaze ni umugabo n'umudamu ahagurutse abandi bagabo bacecetse mu gihe cy'intambara uwo Debora aragenda gendana n'umwami abwira yabaye n'umucamanza wa mbere niwe mudamu wabaye umuyobozi wa mbere mu rwego rw'Abisirayeli Nese urumva ari dakaze iryo zina nyina rakaze noneho abwira abagabo ati mujye kurwana dore twatewe n'ababisha abagabo bihisha mu myobo aranje arabwira ati giye ngiye kujyayo ariko itsinzira aza kuba ari y'abagore cyane akari ko yaragiye arakubita ibintu byose bigenda neza cyane tugaruka rero mu kiganiro cyacu cy'umunsi uyu munsi nyine turi mu mboni y'umuhanuzi ariko uyu munsi turi kwibaza ngo abahanuzi baraterwa nabo bakitera yego ni iki gituma abahanuzi bo muri iyi minsi basenyana batubakana urakoze cyane Imana igumugisha umbajije ikibazo cyiza ariko kinumvikana turi mu bihe bya nyuma ibihe by'imperuka ibihe binanije abagenzi ntabwo Satani ajya gutera abakozi be ahubwo arwana no gutera abakozi bakorera Imana rero haduswe n'ubuhanuzi umuhanuzi akaba ari umuhanuzi w'ukuri ariko afite abahanuzi nk'icumi b'ibinyoma bamukurikiye ntabwo rero mugomba kwizera ngo uriya wamuteye wabwirwa n'iki ko ari umuhanuzi w'ukuri ubwami se dukorera nimba ibaze tuba turi abantu barasa ku gisirikare turasanira Imana turasana kugira ngo turebe ko intama zazimiye zagaruka turasana kugira ngo twirinde ibyaha n'ibisa nabyo hanyuma uwitwa ngo mwene so igihe wavunitse ari wakunga ahubwo akaba ari ugira gute ukwangiza ntabwo ari byo nuko ngo ntabwo njya nemera ko bari abahanuzi umwe watewe n'undi agatera undi sinjya mbyemera mba mbona umukozi w'Imana ndamubona n'utari umukozi w'Imana ndamubona mu yihe mboni mu mboni y'umuhanuzi ikigaragara rero nkubwiye ko nta bwami bwakwitera bivuze ngo hari umuhanuzi uri guhanura undi akaza akamusenya ikigaragara muri abo babiri uwaje gusenya undi byanze bikunze abafite ubwamakorera ubwo bwamakorera rero bigaragazwa n'ibimenyetso n'ibikorwa arimo aratwereka ntabwo twahita dukonfirima ngo tuvuge ngo urana umuhanuzi w'Imana nimba turi aba data twese tugomba gukora ibyo data ashaka ikintu data wo mu ijuru ashaka cya mbere n'urukundo amen kandi ntabwo wajya gukunda umunyamahanga mwene se umusizi ubwo byaba ari uburyarya ijya kurisha ihera ku rugo bivuga ko nimba ndi umuhanuzikazi mugenzi wanjye amavuta yenda yubaha nimba uri intumwa ubutumwa watumwe butandukanye n'ubwo Imana yantumye buri muntu wese yubaha mugenzi we kuko Imana yagutumye ibifite impamvu intege nke zanjye zaba izimbaraga kuw'Imana imbaraga zawe zaba intege nke ya kundi ni ukuvuga ngo rero muri make ntabwo twagagombye gusenyana ahubwo twakuzuzanya ariko rero akakateye tubona ko ari akateye gaturuka ku mubi Satani Satani niwe ugerageza kurwanya umurimo w'Imana ashyiramo agashururu kugira ngo dushwane abisi batwote kandi abisi nibo twashakaga kubera iki umucyo kugira ngo bagaruke kuri Kristo izo nizo mbogamizi dufite turi gusengera cyane muri iyi minsi Bibiliya iratubwira ngo musenge ubudasiba musenge ubudacogora tugarutse kuri iki niba umuhanuzi mugenzi wanyu agize ikibazo agasa n'utsikira ntimumutwikire ahubwo undi agahita aza akavuga ati nari narabivuze kuzapfa kandi agashaka guhagarara hirengeye ngo abibwire abantu benshi ubona ari iki kibyihishe nyuma navuga ko ari ibintu byinshi ariko ndavuga mu bikeya ikintu ndi buvugeho nuko akenshi hari abantu bashaka kumenyekana ku ngufu akavuga ati nimpanura ibi bintu Imana inyeretse nkabishyira ku karubanda
nibisohora abantu bazanyemera bankurikira cyane navuga ko ari ukwiyamamaza kugira ngo nibiza kuba tuhita twanga ukumbi wa muntu ntitubone Imana yavuganye nawe ahubwo tubone izina rya wa muntu usanga abantu bari kurukanga bakurikiye umuntu nk'abo bagakurikiye Imana imurimo icyo ni icyambere ikindi cya kabiri naje kubona nditegereza cyane nza gusanga abahanuzi bakoresha imbuga nkoranyambaga abenshi baza bigana abandi nigane kanaka kuko hari aho yavuye hari naho ageze turi kujyana kuri iyo sije ndimo ndabyumva ni ukuvuga ngo ninza mwigana yenda nkakora n'ibirenze n'ibye azabona indonke baza ari inzahare reka tubyite gutyo Imana ikabasubiriza hano kuri social media yamara kubasubiza ugahita ubona ko ya mavuta bari bafite bagitangira aramenetse yose icyo gihe se nimba Imana izamura umuntu nkawe yamuzamuye muri dimension kugira ngo atere imbere ariko ateze n'imbere ivuga butumwa ahubwo none nimba Imana imuzamuye agatera imbere kugira ngo atere imbere ivuga butumwa naryo rizamuka ugasanga cyo kwaguye cyangwa se agiye kugumura abandi bantu bamuburemo Imana kera bamubonagamo ubwo urumva Imana ahubwo izaduteza imbere si ikibazo ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye nuko ngo rero hari abantu benshi bakunda gusubizwa bakibagirwa vuba n'abanyarwanda turimo abanyarwanda dukunda kwibagirwa Imana yarambwiye ngo mbabwire ko mukunda kwibagirwa murengwa vuba Imana tugerageresheje ibintu byinshi ariko ngo twibagirwa vuba bivuga ko bashobora kuzira umurengwe hari ikintu cyitwa kurengwa hari n'ikintu cyitwa kwibagirwa hari n'igihe umuntu yibagirwa atanarenzwe ibyo byombi bitandukaniye ahantu bitandukaniye hari umuntu Imana ihakanu gatoya ako kanya kimara kukabona agahita amera nkaho birangiye akazamuka nyamara kirengagiza nkana ko ako kanya reka tugereranya amashara ucanye amashara nundi agacana ibyatsi bibisi ntago byakwaka kimwe nuko ngo hari abantu bazamuka vuba akazamuka muri dimension iri hejuru ariko igahita imera nka ya mashara urayacana ariko leta yaka agurumana arangire hakaba nugira uwo muriro wo kuzamuka ariko akajya yibuka ku isoko yaho yavuye rero ikintu nakubwiye nibyo nkubwira twibagirwa vuba twibutsa aho Imana yadukuye tukibuka aho itugejeje tukazirikana naho izatugeza tukanategereza Kristo tutarangaye message Imana yamaye bwa mbere itangira ko mu buhanuzi yarambwiye ngo ngende mbwira isi yose ngo mube maso kuko mutazi igihe nyiri rugo azaziramo muri Mariko gice cya 13:35 kugera ku wa 37 tugomba kuba maso curuza ariko buri maso bwiriza uri maso imibereho yose urimo ukora imirimo yose myiza ariko uri maso urashaka kujya hanze ukeneye visa nibyo urayikeneye ariko bana maso kuko ntago byabuza Yesu kuza waragumuye ukeneye umugabo uri umusore wabuze ko ubona inkwano ngo baguhe umukobwa ibyo byose bikiranukemo kuko ntago byabuza Yesu Kristo kuza uri ingumba ntubyara urifuza umwana umeze nka Penina uri ku musozi w'ibigeragezo by'igisuzuguriro nibyo ukeneye uwo mwana ariko zirikana ko na Yesu Kristo agomba kuza ujye uhora witeguye hari abantu rero bashaka ibitangaza ariko ntibashaka igira ibitangaza nimba ushaka ibitangaza nyirabyo ntabwo uzamubona banze ushake nyiri ibitangaza numara kwakira nyiri ibitangaza uzabona ibitangaza Imana izagukorera wakire Kristo nk'umwami n'umukiza bugingo bwawe arakuyoboye azana kwigisha kunyurwa azakwigisha kumva unezerewe kandi ibibazo bitabuze hari abantu njyambwira ngo muri intwari bigwari bitabuze ko nigeze mbona abantu benshi b'intwari hano ku isi kandi bigwari bitabuze ibigwari mvuga niba abantu hari abantu bagera muri dimension y'iterambere ntabe yafasha umwene se ntabe yafasha umuturanyi ntabe yafasha umuvandimwe ariko ugasanga hari umuntu utatekerezaga akaba ari ugufasha ugahita uvuga utura niyo ntwari yanjye natwe rero muri iyi si dufite ikibazo cy'abavuga butumwa n'abahanuzi baje binjiye mu mukumbi batazababarira intama abo mu bita abakozi b'Imana kubera iki ntabwo iki tugira abakozi b'Imana si icyo tuvuga ni icyo dukora
urakoze cyane. Icyo cyo nicyo abantu bakwiriye kuba batekereza bakabimenya. Icyo tugira abakozi b'Imana si icyo tuvuga ahubwo nicyo dukora. Kuko nyiri uyu murimo yagaragaje ibyo mushobora kubona abakozi bakwiriye kumenya bagenzi babo. Aravuga ngo nimushaka kubamenya muzamenyera ku mbuto bari kwera, ku bikorwa bari gukora. Niba rero umuhanuzi uyu munsi yicara akavuga ngo ntabwo kubuzi gusoma Bibiliya cyane no gufata amagambo mu mutwe ari byo bikwereka kuri umuhanuzi. Ibyo ntibisobanuye ko n'umuntu wese yabyiga akabisoma. Gusoma ni ibya buri wese, ntabwo ari byukijijwe. Ibikorwa byawe bikwemeza imbere y'Imana, bizamura ntuza yawe imbere y'Imana, bikavuga biti rero wowe ugomba kuba umeze utya. Ariko wenda tugaruke, maze iminsi mbona umuhanuzi yego ni mushya ariko arimo arahanura ibintu bikomeye. Yego arimo areka mbere wenda kubo arimo ahanuraho ibintu ngo bikomeye. Arimo aravuga ati jyewe yongwe naramubwiye ko Imana imwishe, igiye kumwanika, ngo igiye kumwanika. Ku mukozi w'Imana w'umuhanuzi kwishimira ko Imana yanitse umuntu nibyo byiza. Buriya umukozi w'Imana aho ava akagira wese, twe no kuvuga ku muhanuzi, ababazwa n'ibyago bigiye kuba kuri mugenzi we. Yego, yaba iby'igihugu yaba iby'umuntu ku giti cye. Ubu Imana ikimara kunyereka ibyago byawe, mbanza kukurira nkakwingingira Imana. Ariko dufite abahanuzi bo muri iyi minsi imeruka bameze nkande nka Yona. Yona yari umuhanuzi Imana ikunda cyane. Uriya Yona yaratumikaga. Imana ituma Yona namubwira ati genda ubwire uriya mudugudu ine niwe ko ngiye kuwurimbura. Yego, Yona urabizi ko yabanje kubyanga paka ageze mu nda y'urufi. Ageze mu nda y'urufi arihana ati Imana none unkijije uru rupfu nagukorera. Imana ati rwose genda ujye kubwiriza. Ntiyamugora kuri tike, nta ndege byasabye cyangwa amato. Yitwarira igifi imuruka imusozi agombaga gutuma. Tikira nayimuhaye y'ubuntu. Ageze yavuga ubutumwa Imana yamuhaye. Bwiriye abanyabyaha ko bagiye kurimbuka. Nanjye ndabwira isi yose ko umunyabyaha atazigera abona amahoro. Nta kindi cyazanye Kristo nagakiza. Iyo narabwiriza abanyabyaha. Umwaba akimara kubitega amatwi aba nka wa wundi ugonze ijosi. Aravuga ngo mureke duce bugufi twihane. Bamaze kwihana ngo bambaye ibigunira biyiriza ubusa barasenga. Imana icumira ryunamura irabababarira. Iyo naho aryamye ku kazuba amenye ko Imana yababariye arafuha, ararakara. Dufite abahanuzi bameze nka Yona rero, bumva ko bagomba guhanura ibyago, ibyo byago bigasohora. Kandi baba bahawe amakuru n'Imana kugira ngo babwirize abantu iby'Imana yangaga. Buriya rega umuntu wese ugize umugisha abwirwa Imana, nubona Imana ikuvuganye nawe ikaguha message uzavuga ngo n'umugisha ngize, kuko hari nabitabwira bikarangira. Ngaho tekereza rero Imana imaze kubwira Yona amagambo agomba kuvuga, ibintu birarangiye, Imana ibabariye abantu. Ubabajwe nuko umuntu afunzwe avuze ngo bidasohoye. Wenda yumvaga ko bagomba gupfa bakamenya ko yari yaravuganye n'Imana. Noneho Imana yo yamutumye ngo ababwire ko ari abo gupfa, ubwo yabwiye kugira ngo bahindukire. Ati nimuhindukire nduwite. Nkunda ko umuvuga butumwa. Noneho ibaze ko yababajwe nuko bihannye. Natwe rero dufite abahanuzi bashaka guhanura ngo shadiye Imana igiye kugukoza isoni irakwanitse ikugize gutya na gutya. Ntiyishimira ko kuba yambwira ngo shadi fata yitatu dusenge nabonye ibyago ku buzima bwawe cyane. Oya, ikindi kintu abahanuzi bakwiye ko bari gutekereza, abantu bari budukurikira bakagira umugisha wo kutwumva, iki bagikurikira abanze bacyumva. Ni ukuvuga ngo ese iyo uhanuriye igihugu ibyago, nubona umuntu yakunze mu kanwa ke kuzanamo ibyago by'igihugu, uzamenye ko nta kintu agiramo, afite ikibazo cy'ubukene.
urimo urabyumva Imana igitanga amakuru y'igihugu irayatanga pe irayatanga abahanuzi benshi Imana iduha amakuru y'igihugu cyane ariko Imana iduhaye amakuru y'igihugu ariko se mwishimira ko asohora ahubwo turabisengera ngewe nshobora no kumara icyumweru ntarya none Imana ikweretse inzara mu gihugu none ubu uravanga ngo muzamenya ko se nguhe n'andi makuru wowe ntuzasonza nguha andi makuru se Imana iguha amakuru y'igihugu bitameze neza hari igikoreka ikakwereka nk'inzara ikaguha amakuru icyo ugize ntabwo ikubwiye ngo za kuri social media ubibwira abantu utera abantu ubwoba ibintu bikomere urabwira abantu inzara abimukira n'abanyagihugu n'abashyitsi basura igihugu uragira ngo bimure bagende se uragira dutangira kubimpunzi n'intambara itarabase abantu babikaga kuri za banke zitandukanye batangire kubikuza amafaranga usanga turi gukora za sitoke ngo intambara igiye kuba ibiryo tugiye kubika bizagwemo inyo ibindi bizane imungu ntabwo ariko bimeze nuko ngo Imana iguhaye message uri umuhanuzi nubwo biri ngombwa ko tubibwira abantu ariko wenda dutekereze ko wenda hari n'abantu wenda no gufungura izi YouTube zacu n'uburenganzira wenda bw'umuntu cyangwa se umuntu ashatse kuvuga ko umuntu wese yabishobora ariko dukwiriye umunsi kuba natwe nk'abo bantu dukwiye kuvuga ngo ubundi uyu muhanuzi tugiye kubwira abantu ibi bintu bwo birakwiriye reka mbabwize n'ukuri abantu bankurikiye barabizi bamwe bahuye n'abahanuzi cyangwa abandi muzahura nabo ariko ndimo ndabwira bigeze bahura nabo dufite abahanuzi ba Satani ari bo bitwa ngo bagiye kwikorera amabuye abandi bajya kuzirika imigisha y'abantu ngo ndamuhambira Imana yaduhaye umwuka w'urukundo wo kugira ngo dukunde Bibiliya ivanga umuntu udakunda mwene se n'umwicanyi abigeze guhambira nge nta urampambira ariko njya mbona babahambira nigeze njya ku musozi ntwara umukobwa twari turi gusenga rwose kandi ndashima Imana ko ibintu byanaciyemo Imana itimbwira ngo vanaho ibuye hariya hari umusozi witwa Rukonkoburo urawubona hari amabuye abantu bagiye baterekayo baziritse abantu ndabahambiriye bakora amabuye yo kugutura aho ngaho mu musozi bivuze ngo uyu mwuka urakora umwuka mutongera usese abarozi bakoresha ariko uyu mwuka ukora igisabwa natwe burya amasengesho natwe tuba turi gutongera sibyo turazitura nyine nimba waziritse nanjye ndazitura ndahambura nimba wahambiriye tukiri muri iki kiganiro tutararenga duhambuye umuntu uwo ari we wese wahambiye n'ababisha duhambuye umuntu uwo ari we wese waziritswe mu izina rya Yesu umuntu abantu bifuriza ikibi mu izina rya Yesu turamukurayo uwo bambuye amahoro twe turayamuhesheje uwo bawutura mwuka w'ubukene tumwatiyeho ubukire uwo babwira ngo azabe ingumba tumwatiyeho kubyara uwo babwira ngo ntibizashoboka tumuhuje n'Imana ibishoboye uwo bavuga ngo ntazashaka imbaraga zose z'umwijima zabanazizaga mu izina rya Yesu Kristo kandi Imana ihabwe icyubahiro Imana ndayisabye kugira ngo ikore ikinyuranyo kijyanye n'ibyo abantu amina cyane dukomeza ikiganiro urakoze reka mbabwire uyu muntu uvuga ngo kanaka kamuvuga mu izina isi irakwanitse ubonye ishyano ntabwo uriya mwuka ari umwuka w'Imana ni umwuka w'abarangi bamwe bita abarangi murabazi se cyangwa abarundi abarangi se n'umwuka satanike sishaka no kubamenya umwuka satanike ariko muri ikintu kigaragaza umwuka w'Imana ni urukundo icyo ni icyambere Bibiliya nibivuga neza cyane muri ibyo yaravuze ngo ntabwo rwifuza ikibi ku bandi yego ni ukuvuga ngo rero nubwo waba warabihanuye bigasohora wababazwa nuko bimusohoyeho ahubwo se wanabona n'amarira urira byanamusohoreyeho nayo izina ry'uriya muhanuzi ariko banza ndimo ngenda mumenya yitwa Theogene nge ndarizi numvise arimo avuga ibintu ariko numva Imana izamugenderera imugirire neza ahubwo Imana nimba imuha n'ubwo buhanuzi iyo Mana nge ntabwo njya nemera ko n'abantu dusenga Imana zimwe niyo mpamvu wita abakozi b'Imana ntajya nemeranya nawe Imana ijya ibivuga cyane mu ijambo ry'Imana mu Bakorino ba mbere igice cya 8:5 haranditswe ngo nubwo hariho ibindi byitwa Imana ari byo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru nkuko hariho abami benshi n'Imana nyinshi
ni ukuvuga ngo dufite imana nyinshi hano ku isi kandi zifite abahanuzi bazo. ni Yesu yavuze ngo mukomoka kuri so Satani kandi ibyo so akora nibyo mukora namwe ni ukuvuga ngo hari abana ba Satani umuntu wese ukora ibyaha ni uwa Satani uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha ni ukuvuga ngo dufite abantu biyitira izina bambara umwenda w'intama ariko imbere ari amasiga abo baratwinjiriza. Uzi ikintu cyatumye uriya muntu umugiraho dute yafashe umukozi w'Imana nka Ezekiyeli afite abantu yahanuriye birasohora yego rwose Ezekiyeli ni umukozi w'Imana niyo waba agize gute atamwumva ariko ntibimukuraho kuba umukozi w'Imana ku buryo umuntu yamwifuriza ikibi nta nubwo utari umukozi w'Imana ntabwo ugomba kwifuriza ikibi. noneho ikindi afata umukozi w'Imana nka Revera Justin wimikishijwe amavuta y'Imana arangije atangaza ku mugaragaro ababwira umugore we ngo wa mugore we witegure ngo ugiye kuba wenyine. uyu muhanuzi ari kubivugira kuri social media y'Rwanda nk'ubu ngubu agize nk'umwaku hakaba hari umuntu wanga Justin ejo akamutera ibuye uyu nguyu yajya kubwira ribu ko yabihanuye cyangwa yavuga ko ari we wagiye kubisohoza akanwa kariribwamo ntabwo gateterwamo. reka nkubwire amagambo yose yamye avuga ntago ndi gupinga ubuhanuzi bwe kuko hari abantu batumwe n'Imana abandi batumwa na Satani kandi Satani nawe arakura ku mugaragaro ntago yihishe ntago cyitwikiriye araza ku mugaragaro. niyo mpamvu uzama ikiganiro kuri no social media wowe hano wongere hicara undi mukozi wa Satani kandi mugire ngo arimo aravuga kuko ngo yiyambika ngo akamera nk'umumarayika azi kwihindura marayika w'umucyo kugira ngo ujye kumugenzura n'umwuka w'ubwenge Imana aguhaye n'amasengesho ukora kugira ngo ubashe kumumenya. rero amagambo ava muri twe niyo agaragaza abo turi bo hagakurikiraho n'ibikorwa byacu si ibyo gusa ni ibindi byinshi yagiye ahanura hari abantu bita bakazikoraho none se ibintu yahanuye bindi byebye nibyo nabashije yigeze ahanura ko Nyabugogo ugiye kuba inkambi ngo ugiye kuba impunzi mu izina rya Yesu bivuze ngo intambara mu gihugu irahari Imana ndabwira ngo nta maraso y'abanyarwanda ndinginze ko nta maraso y'abanyarwanda agomba kumeneka imigezi yatembyemo amazi Imana ndinginga afata yitatu ndayisenga Imana irambwira ngo nta ntambara iri mu gihugu none mbabwize n'ukuri nta n'intambara iri mu gihugu oya nta nahari nimba nanahari simbizi aho mwayikuye Imana yambwiye ko ntayo. reka banze nkubwire umuntu wese utekereza kuba hanura intambara mu gihugu akaba yumva yishaka azaze reka aho barwanira ajyeyo bimusohorera. reka mbabwire ibintu bihari mu gihugu cyacu nta ntambara ntayihari njye narasenze Imana iransubiza nta ntambara iri mu gihugu ibintu bihari reka mbibabwire muzumva iby'umpuha hirya no hino ku isi Matayo 24 urumva ubwami buzatera ubundi bwami ushaka kubyumva mu bindi bihugu bitwegere cyangwa hirya yabyo ishyanga rizatera irindi shyanga muzumva iby'impuha muzumva iby'inzara hato na hato hari ibihugu bifite inzara ikabije ekonomi y'isi ntabwo imeze neza ibyo byo muzabibona indwara z'ibyorezo ntabwo tuzazikumira sibyo ariko mwihita muvuga ngo u Rwanda habayemo amaraso tugiye kongera gukora indi jenoside se oya ikintu jewe ndimo sabira abahanuzi jewe ubundi nkunda ko abantu bahanura ariko nanga umuntu uhanura ariko reka dusome icyanditswe kimwe reka mbasomere icyanditswe kimwe kandi akabizengurukana ari bibi yego simvuze ngo abantu bahanura ibyiza kuko nago tuvuga ngo turashaka babantuza babigisha bihuje n'irari ryacu. reka dusomere isomo riri muri Yesaya igice cya 15 igice cya 23 Yesaya igice cya 23 umurongo wa 16 no wa 21 ndi busomeho haranditswe ngo uko ni kuwiteka nyiringa bavuga ati ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro bavuga ibyo beretswe bihimbe mu mitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka bahora babwira basuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro n'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho abo bahanuzi barahari cyane abahari mu nsengero zanyu nta bahari bababwira ngo nta kibi kizabazaho
bakababwira ngo Imana iravuze ngo mwakire visa, ubonye imodoka, ubonye umugabo, ubonye urubyaro, ariko iby'ubugingo n'agakiza ntabwo bashaka kubibona. Erega buriya reka nkubwire, ikibazo si ukubona visa. Yego, visa Imana irazitanga rwose, irazitanga, urimo urabyumva, n'agakiza Imana iragatanga. Ibi bintu abantu babikomeza, nyirabyo atarabikomeje. 21 iravuga ngo abo bahanuzi sinjye wabatumye ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye. Hari abantu benshi batavugana n'Imana babyihitirira ko Imana yavuze, uko baramutse babivuze ubwabo ntago mwabyemera. Kandi none ikintu gitangaje, ntabwo Imana iri buze kumugaragara ngo ivuge ngo murimo murambeshyira, ibarindirije umunsi umwe wirimbuka. Niyo mpamvu tutagomba gucira abantu imanza. Hanyuma rero reka mbwire bano bantu bankurikiye, basome muri Yeremiya igice cya 15 umurongo wa 19, haranditswe ngo nukura ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Ibishimwa mu bigawa ni biki? Va mu byaha ukora ibyiza, usaba imbaraga z'umwuka wera, ubwire Kristo ngo ngwino mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, urebe ko Imana itakugirira neza, iguhindurira amateka, inzozi irazikwereka n'amayerekwa, ibana nawe ukayibona. Yarirahira avuga ngo nzabana namwe mu bihe bikomeye n'ibiruhije, nzaba ndi kumwe namwe, nimutinye nimukuka umutima. Rero amagambo y'impuha muzayumva, niko ibyanditswe bivuga. Impuha ziri ku YouTube nizo nyinshi. Oya, uriya muhanuzi uko byagenda kose abantu mukwiriye kumuba hafi mukamufasha, mukanamuganiriza. Iyo kenshi uje kuri social media umeze nk'umuntu wihebye, ukagira ngo ushobora kugira ngo urimo urakora izina ariko ugasoza nabi. Ariko emera ko abantu batagonda ijosi, ushobora no kumuhamagara agahita akubwira nabi, ahita kwereka ko ari umubira, ariko ikikwereka ko ibyo umuntu akora Imana itabishyigikiye ni iminsi amara abikora. Yego, none se umuhanuzi arasohoka ati nibashake banyice nubwo banca ijosi nazagereza nta kibazo, ariko ndimo ndavuga ukuri. Wabuze uko bagufunga, mbese uri muri yenza ngo bagufunga, aho barajagira ngo arye impungure z'abantu, uri muri yahura. Nukuvuga ngo si ukuvuga ngo reka tubyite ko muri we yifitiye icyizere cy'amagambo avuga, akabazi nibizamubaho, ariko navuga ko yahubutse, kandi navuga nanone ko afite amagambo adafite mu bwenge. Ninshaka mbe ndi Debora nge sintinya abagabo. Oya nyine nta nugira ikindi nagira nuko nabwira nk'abari aba Ezekiyeli aba bajiste bose bagakomera, ariko kugira amakosa tugira yenda abantu benshi bakunda kudushinja abo kuri social media. Abo ba Ezekiyeli baje bavuga ubutumwa bwiza, ari abahanuzi, barangije bajya mu busesenguzi, bajya mu bindi byo dukorana ibyo turi kuzira, kubera ko nimba hari inkuru ibaye ako kanya bakabayivuzeho, iri ikaba ako kanya bakabayivuzeho. Abantu bo kuri social media bo barashaka ko tuvuga Imana gusa n'ubuhanuzi n'ubutumwa, tutagiye mu buzima busanzwe, ariko bakirengagiza nkana ko turi mu isi, uko muri gukora business, uko uri gushakisha imibereho, uri gushakisha akazi, hari ikintu wifuza ko Imana ikugirira neza. N'uwashinze cyano rero inkuru zose azikoraho, kuko none se avuga iki? Ajye kuvuga intaratabana nazo, avuga impyisi atari muri parike, agomba kuvuga abantu kuko nibo bahari, nibo tubana nabo. Rero nimba umuntu avuze umuntu cyangwa akavuga ibintu content runaka, icyo navuga umuhamagaro twahamagariwe n'uwivuga butumwa, no guhora turi maso kugira ngo Yesu aze, no kwerera imbuto abantu batarihana, no gukomeza guhagarara tukarinda agakiza kacu. Amen. Sibyo? Rero hari igihe ushobora gusanga uza mu bintu byose ukabakazitereramo abantu bari bakuziho ubuhanuzi n'ibyo bari bagushatsemo, ukabihagarika. Ngewe nagukunze nkumenya uri umuhanuzi, urangije urabihagarika. Wirirwa uvuga abantu, wirirwa uvuga content, sindi kubona kujambo, ariko ibyo ntibihindura uwo ibyo bintu ndi kuvuga babandi batureba. Ibyo bintu bituma babandi bakureba bimwe bagushakagamo warabibimye. Ahubwo inama nabagira biba bikora ariko babivange na bya bindi bari basanzwe bakora. Twarimo tuvuga rero ukuntu abantu bashobora kubona mu ishusho y'ibintu, ariko nanone bakavuga bati twari tumuzahanura none twamubonye ari umusesenguzi. Ati none bagatekereza ko umuntu yaguye cyangwa
yasubiye inyuma cyangwa se bakavuga bati wa muntu ntiyarameze gutyo. Gera none bavuga ni ntago abantu bakwiriye kurebera ishusho. Erega abantu bajye babanze batekereze ko turi mu isi. Imirimo yose ukora uyikorana n'abanyabyaha ukayikorana n'abakiranutsi aho wicaye hose. Muri bisi ugendana nabo, mu mikorere y'ubuzima busanzwe ugendana nawe. Nawe uri umuntu, hari abantu birengagiza ko turi abantu dukenera kurya no kunywa. Noneho ukibaza uti se nimba habaho umuganga umupagani akabona usenga Imana, hakabaho umushoferi umupagani akabona usenga Imana, hakabaho kameramani w'umupagani usenga Imana, we ntabaho. Turi kujyana. Hariho umunyamakuru udasenga Imana utanayubaha, hari umunyamakuru ubaha Imana. Bo ntabwo ariho. Hari abantu rero bazi ko abahanuzi cyangwa bavuga butumwa bagomba kubera nka baba farisayo, bambaraga ibikanzu n'inshunda bakagendera amategeko mu gahanga, bakumva ko bagomba kugenda bababona banwingirana n'imyenda ngo nicyo kintu kiranga iki umuhanuzi. Ntabwo kuba umuvuga butumwa ari ukugenda mu muhanda. Buriya n'abapadiri bambara amakanzu mu kiliziya, ariko mu buzima buhasanzwe ntiwapfa kumenya ko ari padiri cyetse yende afiteho ya korone yabo. Nurumva ni ukuvuga ngo rero mu buzima busanzwe nimba umuntu yaje gusesengura wimwambura ubukristo, wimwambura impano afite, kuko Imana yaduhaye ni nyinshi ziratandukanye. Nshobora kuba umunyamakuru nkaba umuhanuzi, nshobora kuba umupasitoro hakora no kuri YouTube, nshobora kuba umusesenguzi. Ahubwo isesengura ryanjye rimeze riti riganisha kwangisha abantu, abaturage, igihugu, biganisha kubiba inzangano n'amatiku. Ibyo ni byo ahubwo uwo mwuka niwe twakarwanyije. Ariko nimba asesengura agasesengurana ubuhanga n'ubwenge Imana yamuhaye, wimubwira ngo hoya ngo tukuzuhanura ngo komeza uhanure ngo usome Bibiliya, uramutegeka gute kandi abizi yaramaze kwisobanukirwa iyo mpano yayimwamburira iki kandi Imana yarayimuhaye? Kandi wakubwira ngo ngwino ubu umunyamakuru ntabwo wabishobora kuko iyo mpano ntuyifite. Ushaka kuba wifite impano yo kuririmba no gukoma amashyi no gutura amatura mu rusengero. Ushaka kuba wifite n'impano yo gufasha. Hari abantu bafite impano yo gufasha, abaho akora ariko akaba ati ntacyo ndakore ko mfite abo nkorera, kubera ko niyo mpano yawe. Muri impano rero ziratandukanye. Ikindi kintu wenda cyababaje tunasimbuka inzi ko abo ngabo gusa icyo nishimira cyane kandi nzi neza nuko Ezekiel ni umuntu ukuze mu gakiza, Juste ni umuntu ukuze mu gakiza, nubwo waza ubavuga ntago byabakura mu mwanya wawe. Nge ntabwo njya menya ukuze n'udakuze mu gakiza, hoho naba ngiye kubeshya. Sinzi nta gipimometre mfite yabyo, nimboni yawe. Ariko buriya kumenya ukuze n'udakuze ntabwo napfa kubimenya mu gakiza. Ahubwo icyo navuga, nimba twitwa abana b'Imana, nidukore umurimo ujyanye n'iby'Imana idushakaho. Imana ni urukundo, niyo mpamvu yagiye ikareba kuntu turi abanyabyaha dukosa, twayinaniye, twayizengereje, ikavuga ngo reka ntanga umwana wanjye Kristo abatambirwe, nibura babashe kuba twakongera kugirana imishyikirano myiza na connection nziza binyuze ku mwana Kristo Yesu. Rero ngo ababimwemeye bose ngo bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyo ari ubushake bw'umugabo dutandukanye. Nimba ndi umuhanuzi kazi, wowe ukaba uri umuhanuzi. Nimba uri bishop, undi akaba ari pasitoro, imbere y'Imana turangana, turi abana b'Imana. Nimba uri buri abakristo ngo bazi ko ari abantu ngo barakomeye, abakristo barakomeye, nibo bakomeye. Ariko kumva ko kuko badafite impano yo kwerekwa no guhanura, kumva ko yenda twebwe tumurenze. Ntabwo byatubaho twese, ntabwo bishoboka kuko bamwe ariko burya umuntu wese afite impano Imana yamuhaye. Nibyo navuze hakari, afite impano Imana yamuhaye, ahubwo yisobanukirwe uyikoreshe. Uyikoreshe neza. Hari Imana yahaye impano yo gutanga, yego, undi muhi yo gusenga, yego, undi muhi yo kwerekwa, yego, indi imuha iy'ubwenge, undi muha iyo gusura abantu. Hari n'Imana yahaye byose se ahubwo ari umwe. Ibyo byose ugasanga arabishobora akurikije uburyo adomina. Urumva undi yamuhaye impano yo kwitangira abandi, iyo kuvuganira abandi, iyo kurenganura abarengana, iyo gufata ikibazo wakumva ikibazo ukajya mu mwanya wa mugenzi wawe, ukumva urababaye, ukabugize gute. Ariko hari n'abandi bafite impano tutasengeye
zishobora kuba zaratanzwe n'undi mwami zibona umuntu batekinitse bazita gutekinika barigana erega bira kuba nahanga indirimbo kaza ukayiririmba biroroshye ko wanandushijwe ako kantu murakumvise icyo ni igisana yego icyo narishatse kuvuga ikindi kibabaje gikwiye kuba abantu bakwiriye ko batekerezaho wenda turaza kuba tunekereye ku musozo dufite mwene data umukozi w'Imana Yongwe yagize ibyago bigwirira abagabo kuko aho ari meya ajyayo minisitiri ajyayo umuntu wese utekereza ukomeye aho ari umuntu wese arahagera bivuga ngo nta no kumuseka kuko utariyo none ejo azajyayo natangajwe n'abantu bari kuvuga ngo wa numva barantangaje ijambo ry'Imana rivuga ngo turi mu isi dufashe ibihe mu ntambara buriya hari igihe yaba yaragutanzeho uzamukurikira cyane cyangwa se ukirirwa uherekeje ibisororo ujya kugemura nubwo utajya ariko burya hariyo mwene so rero sinayongwe gusa ntabwo ari byiza kwifuriza ibyago kubona mwene so yagiye mu byago ngo wifuze ko ibyo bintu byari bikwiye kumubaho ngo niwe wajya yabona ahubwo yari yaratinze iryo jambo nararibonye cyane ngo yari yaratinze byarambabaje biranantangaza yego showbiz niko imeze ducuruza amagambo YouTube ikaduha amafaranga tujye tubwiza n'abantu kuri ariko bitandukanye kuvuga ngo kanaka ngo naho yari yaratinze wari waramuteze imite bari baragutindiye bivuga ngo iyo batabikoraho washaka uko wakabyikoreye ntabwo ari byiza kwifuza ibyago bya mugenzi wawe kuko nawe byakubaho nibitakuba bizaba no kuri mwene wanyu kandi bizakubabaza nibikubaho mbere yuko utangira kwibaza ngo runaka kuki ibintu byamubayeho banza wibaze ngo nge se nge bimbanje byamerera gute ahubwo jewe buriya reka nkubwire buriya social media Yongwe n'abandi bantu benshi nibo bantu bazi gushyushya social media irungura igashira yashatse umuntu usetsa abantu akamera nk'umukomedi yashaka akavuga ubutumwa yashaka agira confidence akatwereka ko ibintu tubirema bikaremeka afite ni umunyempano kuko ari amavuta arayasizwa arayafite nta n'uwapfa kubishobora nigeze nabwira abantu ndababwira ngo buriya kuri soko ntidukwiye gutekereza ko turimo tuvomba umuntu ibyo byose uzirungu twagize ayidigiri mini digiri kuvuga ngo nimba avuga ngo ibintu kubahoka ni none hagukira ni none atandukanye n'urujya kubwira abantu ngo inkambi Nyabugogo kuko nibura bari kubasubizamo ibyo byiringiro gukira ni none kubahoka ni none bwiza ni none narananurira umuntu ko apfuye ntabwo ayo magambo ayafite ni ukuvuga ngo uruhande rumwe aratunezeza hanyuma ituro bamushinja ngo yatse amaturo ngo ari amaturo ese mbere yuko ajya njya kuma amaturo ari amaturo rwose amaturo arayemerewe ahubwo arabisigiwe ari cyangwa yahabwa kandi igihugu kirabizi ko abantu bo mu nsengero ntabwo nje gushigikira amakosa cyangwa amafuti kuko hari abantu runaka batanga amaturo abayahawe bakabakomeretsa ngewe unyatse ituro urambwira uti mituro njye kugusengera ku mpamvu wenda ndashaka ko umetike n'urugero ituro karitanga tujye dukosora n'ibintu ubundi birakwiriye ko umuntu gutanga n'ubushake biva ku mutima birakwiriye ko njya kwaka ituro nkavuga ngo 800 cyangwa ndakuvuga ngo utanga ituro dusenge n'urugero sibyo uya wenda tuvuge ko ikibazo no gufigisa umubare w'amafaranga nutama amadolari 30 singi ubusenge ariko se nanone nigire umwavoka yego nawe uraba wigira umushinzi niba agiye serivisi nguhaye ubona ko nkwatse ituro ry'u800 ariko ikabira kunyuze nkaba nta mugozi nayigushyizemo ngushizeho ukayarutira ukayanzanira urabyita ko ari igisambo urabyita uzahana igisambo nakinenga keretse yakuzaniye ibyo mwasezeranye ntabikore ariko nawe ujya kumureba niba murebye nk'umuntu usohoza ibintu wamurebye nko gusengera kuko biriya yawe ufite yatumye ujya kumushaka
ikubwira ko amasezerano uyategereza yego utarambiwe yego urimo urabyumva none urarambiwe uti barantuburiye none niba urambiwe kuko hari abantu tuzi bahawe isezerano ry'uko bazabyara hashira imyaka 20 none niba undi nawe yaraguhanyuriye hashize 5 ibyo bitari byabati bisobanura ko bitazaba urasabwa kubitegereza none niba witoroye wivuga ko bagutuburiye ahubwo barakuvuga ati jewe w'amana we turanganye nasubiza ibyanjye nahaye umukozi wawe oya ariko wibyita umuntu yabifurika reka nkubwire buriya umuntu uhamagaye abantu ababurana riba biri ngumwe abayigiza nkana byanze bikunze ntandi urivugira gusa umusozi hari ukuntu naguhaye ituro kuko ugiye kunsengera byakunda bitakunda byabaho bitabaho amasengesho yasubizwa atasubizwa ndanyuzwe sibyo ariko hari kubaho kumbwira ngo ibyo bintu biraba byanze bikunze nkibaza ngo wowe uri gutanga ituro wowe ntago wafasha yo ngukamugira imana buriya nkunda ijambo ry'Imana cyane riravuga ngo ntiri kure y'umuntu wese muri twe haruguru nasomye muri Yesaya igice cya 15 umurongo wa 19 hatubwira ngo nuva n'ubishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Uwiteka bivuze ngo ntabwo Imana iri kure yawe nawe wasenga bikemera ariko ijambo ry'Imana ikatubwira ngo musengerane musabirane nshobora kugusabira sibyo iryo turo karima ariko iryo turo ntaguhase ntanagutegetse kuko ituro ubundi nibiva ku mutima tunashime n'abantu batanga amaturo ba motiva abakozi b'Imana no kuvuga ubutumwa ba motiva abakozi b'Imana no kubasengera kandi tujya tubona babagirira neza nabo bakabona imigisha kuko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa ariko ikintu mbwira abankurikiye bazasoma mu migani igice cya 29 umurongo wa 5 ubuhanuzi buragenzuzwa ubugenzuza iki amasengesho n'umwuka wera Imana ishobora kuba itavugana nawe mu nzozi niba wakumva nijwi yenda ngikabinyuzamo bitavuze ko nabwo ibitakubonye se mwari muzi ko n'amasengesho ya bucece Imana iyumva none se nidufite abantu batanizera ubuhanuzi kandi basenga bikemera cyane sibyo Imana ngo ivubira imvura ababine abeza rero nta mpamvu zo gukomeza kumva ko ngewe uzagera ku kintu kuko nagusenge kuko watuye ahubwo nagusengera ugatura kuko wumva biri ngombwa icyo nicyo kintu abantu dufiteho ikibazo hanyuma rero kuri mwene data ufunze umuryango wenda wihanganishije n'inshuti ze nibakomere hanyuma nge nkunda kuvuga nge mvugira aho ngaho rwose ari n'umuntu ujya ukunda kumbwira buraga mbwange mvugira aho Apotre Yongwe tumusengere afungurwe ariko nava no muri gereza icyamiri akazareba iki kiganiro cyangwa muzakimushare ngene mumubona azave muri hari ahantu aziko gusenga atari ibiguzi twatangiye ubuntu tugomba gutangira ubundi twahereye ubuntu tugomba gutangira oya disimana izamuvuza nukuvuga ngo Imana imukureyo yumve ko agomba gusengera abantu bature kuko biri ngombwa ko batura ariko adashyizeho ibiciro ako ni ikihe giciro cyo kugera imbere y'Imana igiciro no kwizera amaherezo muzagera nabavuga ko ari igiciro cy'urupfu turuguri ibyo ntibibaho imbere y'Imana muntu yigererayo nagusengera pe hari ndabizi neza ko hari n'iby'Imana yambwira wowe itabikubwiye yewe ndabizi neza ko hari abantu dufite mu sengero bitwa abinginzi nanjye mbamo kwinginga Imana igisubiza amasengesho y'abantu ariko isubije amasengesho twebwe dutera haleluya tugashimira Imana yumvishe kwinginga kwacu no gutaka bya bigunira bavuga twabyambaye twasenze twirije ubusa biremera dushimye Imana ko itanze urubyaro wari wararubuze dushimye Imana ko iguhaye urugo wararwifuzaga warumaze igihe ku musozi w'igisuzuguriro dushimye Imana ko business yawe itari imeze neza ariko ubu yamaze kuraninga imeze neza ibyo tubishimiye Imana ko wagiye muri kira gihugu biranga ariko ko twasenganye biremeye dushimiye Imana ko hari umusozi waruri imbere ya Imana yikije dushimiye Imana ko hari ibintu byari byarakwicara Imana igukuyeho ikaguhagurutsa dushimiye Imana ko hari amagambo yari yavuze ku buzima bwawe ndimo hanura akaba hagaritswe mu izina rya Yesu ibyo tubishimiye Imana ariko ntibivuga ngo kubera ko byasohoye zana 800 nyohereza amadolari 200 oya nuna yanyoherereza zayohereze wumva ko ari ngombwa kuko niwe mutima ubiguhase ntabwo yampaye kuko nayagusabye wowe rero washyizeho igiciro ngo nutama amadolari aya naya banze utekereze ngo ntufite umwuka w'ubugugu turi kujyana ntufite umwuka
wo gukunda imiya kandi ijambo ry'Imana ritubuza gukunda imiya urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo w'10 haratubwira ngo ntimugakunda imiya kuko gukunda imiya n'umuzi w'ibi byose banze ukunde bene so bagirira impuhwe basengere ingingo Imana iyo ubunamuye bari barahetamye se ntabwo ari yamenya gutugira nahange nawe rero gukora ibitunganye tubwiriza ubutumwa tuvuze impanda Imana ubuhanuzi Imana yamaye no kuri pe na visa barazibona pe ariko ntabwo Imana yamaye ubuhanuzi bwo kubwira abantu ngo dori ibonye inzu kuko ari umupangaye yarambwiye ngo nimbwira abantu babe aboroheje mu mutima bakire Yesu bakizwe baba abantu boroheje bareke imico yabo mibi inzira mbi banyuragamo bazireke bakizwe naho ubundi rwose uriya muntu wafunzwe Apotre Yongwe nagenda kosori amakosa y'ururimi ururimi ni inyama yikaraga yaguturamo bikagucika zana ituro ndaguha umugabo afite umugabo yamumpa buri yamumwatse yamukura hehe yigize Imana mu kimbo cy'iki niba afite nafata ububasha buha Imana avuge ngo zana ituro ngusengere mu izina rya Yesu Kristo Imana igukorera imirimo kubera ko ari cyo wigomwe yenda biraherekezwa n'iki na priorite y'iki yo kwizera ariko ushaka kunyereka ko nugira ikintu uzana ngewe ntago nakugira Imana ahubwo nakwingingira Imana buriki nshuti zanjye bene datero mube maso nimukarangare kuko ibibazo muri isi ntibizashira ntago bizashira keretse umwami Yesu Kristo nagaruka keretse Yesu naza ndatekereza twaba turimo tugera ku musozo ntabwo ajya ashira ararekwa ushobora mfite ubutumwa nari nageneye abantu turareba mu Baheburayo igice cya 13 Abaheburayo igice cya 13 umurongo n'uwa 15 kugera ku wa 16 numva ko Uwiteka avugana namwe ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu Kristo ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo kugira neza no kugirira abantu ntukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana tujye tugira neza tugirira abantu neza kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana kunezeza Imana rero no gukunda mwene so uri mu nzu y'imbohe wari wese ukamusengera wabishobora ukamugemurira ukifuza ko ibyago byamubayeho bimuvaho ukifuza ko amakuba yamugezeho agomba kuvaho mu izina rya Yesu ukamusabira ntabwo dukwiriye kumva rero ko ubuzima bwacu bwa buri munsi ari ubwo kubaho turi ibihanda bagenzi bacu ahubwo ubuzima bwacu bwa buri munsi bukwiye kubaho turi abantu banezeza bagenzi bacu wakomerekejwe n'umuturanyi ukomeretswa n'uwo mukorana ukomeretswa n'abavandimwe ukomeretswa n'imiryango ukomeretswa n'abo musengana ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana igihanagura amarira Uwiteka Imana igihoza amarira n'agahinda bikavaho bigashira sinzi umubabaro umaze iminsi ufite ariko Imana senga irambwiye ngo ninkubwire ngo igiye kukugirira neza kubwa ya masengesho wasenze igihe kinini hari abantu benshi nabonye Imana irimo irasubiza kubwa amasengesho wasenze igihe kinini hari abantu benshi batakaje ibyiringiro Imana yongeye guha ibyiringiro hari abantu benshi bagize agahinda gakabije Imana ihanaguye amarira hari abantu benshi bari bafite ibihombo batereje za cyamunara Imana yongeye guha andi mahirwe yo kubaho hari abantu bambuwe amazu mu buryo bw'amaherere Imana igiye guha ubundi buturo hari abantu Imana igiye gusubiza gakondo hari abantu Imana igiye guhumuriza imitima ikavuga ngo ariko koko niyo yavuganye nanjye koko umuntu wese uzi ko yatanze ituro akarihereza umukozi w'Imana ntibigende uko byakagenze ku mutima we n'ibihure ndakubwira ngo ibyo wabibye ugiye gusarura kuko wabikoranye ibyizere n'ibyiringiro ugiye kubona gutabarwa kw'Imana ku bwa rya jambo wakoresheje utanga ituro ryawe jyana gusenga no kwizera ugende imbere y'Uwiteka Imana ibwire ngo guhera uyu munsi nongeye kwirema bundi busha kubwira ijambo ritambutse kuko Imana igira neza kandi ko Imana ariyo ijya iduhumuriza mu byago no mu makuba wumve ko Imana igiye kuguhindurira amateka wikumva ko Imana ari izana ibibi ku buzima bwawe iravuga ngo nzi ibyo nzabagira ngo ni byiza ntabwo ari ibibi iravuga ngo nzi neza ko
mwisi turi mwisi dufashibiye mu ntambara ariko ngo ni muhumure nanesheje isi n'iryo jambo turarizi ni ukuvuga ngo rero isi itaduha amahoro twibuke ko Kristo atanga amahoro Kristo atanga umunezero Kristo yaguhindurira amateka wowe ikikugora ni ikihe mwakire gusa numara kumwakira umuhereza imitwaro yawe yose ayikwikorerere wowe urinde wikorera imitwaro ubundi urinde wabasha kwikorera imitwaro yawe yifata uyizanire Yesu agahinduka hereze Yesu umubabaro uhereze Yesu ibintu byawe byose bishyira muri Yesu nta handi ushaka kubona uburuhukiro atari muri Kristo gusa ndazi neza kuzabona ubugingo bw'iteka kandi ndazi neza kuri iyi si hari amateka agiye guhinduka ndazi neza ko imibabaro igiye gushira ikindi mugomba kuzirikana nimba warahawe amasezerano yaba araciye mu bahanuzi yaba araciye kuri telefone yaba araciye mu byanditswe bya Bibiliya yaba aranyuze mu nzozi izero udashidikanya ko Imana isohoza amasezerano kandi nubwo isohoza amasezerano ntago bikura kugaruka kwa Kristo nta nubwo bikuyeho gupfa ntihazagira umuntu ukubeshya ngo umuntu ngo amasezerano ngo yapfiramo ntihazagira ubikubeshya amasezerano ni ibintu by'ibyiringiro Imana iguha kugira ngo ukomeze ube umukiranutsi utazigera urimbuka utazahomba ubugingo ariko ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye mwene data Yesu ntabwo atinze ku buzima bwawe Yesu yanyura mu rupfu gasinzira Yesu ntabwo atinze isaha n'isaha mwajya kubona ikibuye kiri mu kirere kikagwira ibirenge bikaba birarangiye umuhanuzi Daniel yeretswe nahanjye nawe rero gukora ibitunganye kubw'igihe gito tuba dufite ku mateleviziyo nimero yanjye ni 0786404796 iba no kuri WhatsApp kubw'igihe gito tuba twahawe ufite ibibazo ushaka kumbaza n'amatsiko kuko tuba twavuze twihuta wampamagara cyangwa ukanyandikira tukaganira mu izina rya Yesu reka dusenge amen uri data wa twese turagushimye ko tugire neza kandi tugire ubuntu turagushimye ko hari amateka ugiye guhindura y'abantu bamaze igihe kinini ku musozi w'igisuzuguriro kandi turagushimiye ko amarira ugiye guhanagura kandi tuguhaye icyubahiro ko ari indwara zigiye gucira turakwinginze data mwiza wo mu ijuru uherekereshe iri jambo uherekeshe amagambo wanyujije mu kanwa kanjye abaye umumaro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti reka uganze kandi utegeke turi mu bihe bigoye by'isi imperuka nutugirira ubuntu udusuke umwuka wera imbaraga zawe uko zibe ku buzima bwacu kandi Uwiteka ujye unezeza imitima yacu ndakwinginze kandi ndaguhendahenze kugira ngo umuntu wari we wese warumurikiye ahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen